nko muri make umva yasobanuriye ikibazo cyawe, yasobanuriye uko ibintu bimeze, akanambaza ati suko ko shyira mu gaciro, urabona bari bungire gute, baranyica, baramfunga. Ibaze Kizito wahangayitse, yarahangayitse ndabibona pe, kase baramfunga, twaganira ubwo turi kureba biragenda gute, kase barakufunga, baravuga ko wakoze iki, abwira abanyarwanda ngo wakoze iriya ndirimbo, tukabona ntibiri bushoboke. Noneho tukavuga se nyageza nawe ati byose barakwica cyangwa bagukoresha, niko nabonaga biri bugende, kuko wumvaga amateka ahari bavuga ko abantu bajyanye ibibazo bapfa, ubye se hari nabo bageraho bakavuga ati reka tujye kumwica tumukoresha. Nuko nicyo kintu twari twanzuyeho, ari kubona nabyo byamuhangayikishije cyane. Noneho kugeza umva ntago yabonaga ko ari bubisohokemo, ibyo ntabwo yabibonaga, kuko ndibuka ko banageze aho baramuhamagara, ubwo muri donc iyo twaganiraga yanciragamo make ko biri kugenda, baramuhamagara bamubwira ko agomba kujya gukora ikiganiro n'amaradiyo, ndabona agasiba iriya ndirimbo kuri chaîne YouTube, noneho yangiza akakora ikiganiro n'itangazamakuru, akajya agenda avuga ko yabikoze agamije guteranya abanyarwanda. Arambwira ati ngiye ibyo ntabwo nabikora, nawe arambwira ati ibintu ubikoze ahubwo noneho waba ushatse donc waba unakoze igituma noneho bakwita none bagufunga, waba wishakiye icyaha, wabeshije icyaha, ni gute umuntu ashaka kubwira abanyarwanda ngo nakoze ibintu ngiye ngo mbateranye. Arambwira ati normalement n'ubundi ntabwo cyo nari ngamije, ngiye abantu mbasobanurira ko kwari ukwemera kwanjye kumva ko abantu n'abandi donc nimba ngiyewe narazize iki n'abandi bakazira ikindi, ifo ko abantu bagirirwa compassion. Bajya kumunyereka bwa mbere, donc njya kumusezera, namwe guserve ku bwa kabiri, kuko ubwa mbere naguye muri shock, ntabwo nabashije kumubona, nabaye nkimubona nongeye kwirutura ubwenge ndi muri chambre, ariko ubwo ngarutse mbona donc umuntu ajya kundira kazi yo kumujya kumusezera, mbona afite tache, donc yari yabaye umweru mu maso, je pense que ariko yari muri aharababa ajya Afrika bahita gukira babikamo muri morgue noneho ukabona nubwo asa nk'ubaye umweru, harimo amabara y'umukara, donc umubiri akabona hano igitashe cy'umukara, naho hari igitashe cy'umukara, nahangaha donc ubonaga mu gahanga ari ikintu cy'umukara. Sinzi niba ugakubite nko ku kintu ukabona ukababara, hanyuma y'imibiri ugasanga habaye umukara, donc ni ibintu wabonaga bimeze, naho hari umukara, akabona umunwa we wahengamye, ibyo wabonaga umunwa wahengamye gake. Noneho nkabona naho hari ibintu, nkabona amaso ari ibintu bimeze nk'utubure, tuno tuntu twa hano ubona ko bagira ngo hajemo nk'amaraso yipfunditsemo. Normalement baje gusobanuza bambwira ko ushaka ari amaraso, donc yabaye yipfunditse mu mukara, no kumuta kwitandukanya biranga. Noneho nge ubwo narabibonye, ariko nibaza ibyo ari byo, ntabwo nanasobanukiwe neza. Noneho ubwo kera kabaye tumaze gushyingura, turi gukora commentaire, ndabaza ariko se mwabonye, nge narabibaje Innocent ntazi ibyo ari byo, mwabonye uko yasaga, mwabonye donc ko yari afite amatashe, ntabwo yigeze agira, nge nabonye mbere yuko donc Roseze nta kibazo yari afite, nta gikomere yari afite, nta tashe yari afite mu maso. Umuntu wari ufite ponzi zitagira na tashe kwa kundi umuntu arwaye mu maso, yari ameze neza. Ndafasigaye ibintu uko nta tashe igeze igira mu maso, byaturutse hehe? Abazi rero, abari bazi ibyo byino wese basobanura ati ceceka, baramusobanura ntago ukuntu bari babigenjeje. Yaramaze icyumweru cyose ari hariya, bamuduhaye hashize icyumweru, donc ni ukuvuga ngo donc bya bikomere byari byahindutse umukara, ku buryo nkanjye utazi ibyo ari byo ntabwo nari kutamenya ngo ni ibikomere. Ubwo rero nubwo bahise bambwira ati ziriya tashe wabonye n'ahantu yagiye ababara, n'ahantu bagiye bamukubita kwavara. Ntabwo rero niyo ibyo bitari kuba bihari, nkurikije ibyo amakuru nari mfite n'ibyo nari nzi n'ibyambayeho, kuko nze n'umuntu wo muri RIB yarampamagaye arambwira ati donc bamwishe ubwo dusetse nubwo twabimenye, ariko Ruventi RIB barampamagaye bari kumbwira ngo nitwandike lettre, ngo umuntu bari bamurinze arampamagara, sinzi yakuye nimero yanjye, sinzi uko yari yamenye uwo ndi we n'iki byose, ngo nitwandike lettre ngo
ngo yamagana abantu bari bahanze ko bari donc kwataka igihugu bavuga ko aricyo cyamwishe. Ndaba se ngenda ndadikiretire nkande koko ndayandika mu izina ryanjye, sindi umugore we ofisiye Roma ngo wenda ngo nibura buvugire, sindi donc umuntu bavukana cyangwa mama we cyangwa umuvandimwe, muransaba kwandikiretire nkande. Bakunzi ba radiyo na televiziyo Ikamba, turabasuhuje, muraba agaciro, turabakunda cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'agahinda, ni umunsi w'amarira, ni umunsi twibuka intwari yacu mutagatifu Kizito Mihigo, wavukijwe ubuzima n'agatsiko ka RPF, akavutswa ubuzima akiri umwana mutoya, yari agikeneye nawe gukomeza kubana natwe, yari adukunze, yifuzaga nawe kuzagira imishinga ndetse akazabyara nawe, akarera abana be bagakura ndetse akazanabona n'abuzukuru n'ubuvivi. Bamutwaye akiri muto cyane, nawe akiri ikibondo niko navuga. Birababaje, biteye agahinda, baratubabaje, bababaje mama we wamwibarutse, bababaje abanyarwanda, abanyamahanga, abantu bose baratubabaje. Ariko hari impamvu. Ntabwo mutagatifu Kizito Mihigo yari umuntu udasanzwe, ntabwo yari umuntu usanzwe nkatwe twese, yari intumwa y'Imana, yaje gukora umurimo w'Imana. Igihe kigeze arataha, amaraso ye abera abanyarwanda benshi incungu, kuko yatumye haza ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Reka rero ntabatindiye, uyu munsi nabatumiriye inshuti, uwagiriye inshuti cyane ya mutagatifu Kizito Mihigo, bakaba barabanye ubuzima bw'umunsi ku wundi, bakaba baraganiriye kugira ngo natwe adusangize kuri uwo mutagatifu yagiriwe ubuntu, nawe atuganirizeho, atubwire kubana na mutagatifu Kizito uko byari bimeze. Turi kumwe rero na Mademoiselle Delphine Uwituze, niwe turi bubana uyu munsi. Nkaba ngira ngo abasuhuze mbere yuko dutangira kuganira. Umwanya ni uwanyu, Mademoiselle Delphine Uwituze. Ni Mademoiselle, ni madame, ndagira ngo mubanze mubyibwirire abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Delphine Uwituze. Pour mama nyuma y'urupfu rwa Kizito akaba nanjye uhagarariye fondasiyo KMP, donc kugerageza kugira ngo turebe ko umurage we wakomeza kandi ugakomeza mu murongo yawusigiye ku buryo uko yabyifuzaga ariko bigenda. Wenda nsubije ku kibazo cyawe rero, ni mademoiselle, madame, byose barabinyita ndabyemera, ariko ni mademoiselle. Madame mu rwego rw'icyubahiro niko babivuga, ko mbona ariko mu rwego rwa stati mademoiselle, je pense. Ko nyemba mbona sinzi niba ari n'icyubahiro, n'umukobwa ubwe aba yiyubashye, n'umudamu c'est ça. Mwakoze cyane rero Delphine Uwituze, ni iby'agaciro kubagira muri studio za radiyo na televiziyo Ikamba kugira ngo twongere twiyibutse mutagatifu Kizito Mihigo. N'abatindiye, mbese mwamenyanye mute, mwamenyanye ryari, byagenze gute, mwadushyira wenda muri makeya mwihuse? Ndabizi ko atari ubwa mbere mutanze ubwo buhamya, wenda abantu benshi barabyumvise, ariko kugira ngo twongere twibutse abantu, mwamenyanye mute na mutagatifu Kizito Mihigo? Namumenye kubera ko nari nagiye muri konseri ye, nakundaga ibihangano bye. Ari gushinga fondasiyo, ataratura burundu mu Rwanda, yakoze ibitaramo bitandukanye. Hari igitaramo yari yakoreye muri Expo Ground i Gikondo, ahantu habera Expo, abantu barahazi, aho bakunda no kwita ni kuri PSF, ni kuri biro za PSF. Niwe rero yari yakoreye igitaramo muri ya tente yawo nini. Ubwo nanjye njyayo nk'abandi bose nk'abafana. Ubwo konseri irangiye nimugoroba, byari nko mu masaa 2, bari kwanura ibikoresho, timu yari yamuherekeje, we ari kwifotozanya n'abafana. Ubwo njye ntabwo nari nahise rero ntaha, na mubyara wanjye
twicaye inyuma dutegereje ko baza kuducyura. Ubwo nari nicaye ahantu inyuma cyane nambaye ibintu by'umweru gabona ibintu by'umweru biri kubujabuja inyuma. Araza par curiosité aradusuhuza, bamuraho ibyubahiro byinshi no mu kinyabupfura cyinshi, mwitwa bande, turamubwira, tuganiriza mukora iki, turamubwira, adushimira nyine ko twaje muri konseri ye. Donc ubwo rero ikintu cyatumye dusa nk'abatangira donc cyatumye asiga contact, noneho sorry gato, cyatumye asiga contact. Na muri kuri mute. Noneho ikintu cyatumye asiga contact, ubwo bituma dusa nk'abahuza cyane. Yaravuze kuki mutaje kwifotoza, se tutaje kwifotozanya nanjye. None umuntu yifotozanya n'abantu atatangira kuganira gutyo, ntitukuzi turifotozanya, twagize bara bose muri kwifotozanya barakuzi kuno. Ntabwo se ngo abana b'i Kigali ntabwo muzi ko abasitari, abantu bifotozanya n'abasitari, ibyo ntabwo mubizi, abantu basirimutse. Ubwo rero bazikubwira ko nigaga muri Kiste icyo gihe. Hambwa ati par exemple nkawe umuntu uri usobanutse wiga muri Kiste ntabwo ushobora kumenya ko umuntu yifotozanya n'abasitari. Turabiseka cyane, turavuga ati no, ntabwo bishoboka, ntabwo twumvaga bitari muri valeri zacu zo kujya kwifotozanya n'umuntu tutazi kwa. Noneho biramutangaza, doko duheraho aravuga ati rero teka ansigira contact, nayo ifite telefone, teka musigire contact, muri abana beza nabakunze. Noneho ubwo tuzakomeza tuganire, naho byahererwa. Voilà. Murumva Mutagatifu Kizito yari umuntu ukunda abantu, ukunda kuganira. Ubwo nyine abasigiye contact, muraganiriye, wenda na nyuma mwaje guhura. None ni gute mwaje kugirana ubucuti ku buryo amenya naho mwari mutuye akageza kubasura? Ese namwe mwari muzi aho atuye, mwajyaga mumusura, wenda mwatunyuriramo naho ngaho mwihuse? En fait ubucuti bwe donc ubucuti donc kugira ngo tube inshuti ni cyagiye umuntu bituruka kuri confiance wagiriye umuntu, ariko nanone nabyo kugira confiance umuntu bifite aho bituruka. Kizito ikibazo yari afite cyakunze kumuranga mu buzima, yarashagawe cyane, yarashagawe n'abantu benshi ingeri zose, ariko yasubiza amaso inyuma agasanga abamushagaye ntabwo yabitaga urukundo, yabitaga ubufana. Yabonaga ugasanga nyuma yo kushagarwa, nyuma hagiye ahantu bakamushungera akababura. Donc buriya abahanzi baba mu irungu ridasanzwe. Donc yasubiza amaso inyuma, yabona abantu babana, akabona abantu baramushagara, ariko nta bucuti buhari cyane, bitewe n'abo bafite inyungu zabo, kari umusitari, banditse wenda n'ibintu byinshi abantu bagenderaho. Ubwo noneho ariko njyewe nyuma yo guhura nawe bwa mbere, twaje guhura mu yindi evenement nari nakoragamo, nari nakomeze muri protocole yari yabereye muri Serena. Arahaza, yego yari no kwita abamambure, arahaza mu gitondo, turongera turakubitana. Noneho donc tubereka stand bagomba gufata, we ahita agenda asiga abakozi. Noneho muri uko gusiga abakozi ariko ngira na curiosité cyane, ariko nyuma mbere ko azaho ngaho twaraganira, akajya ambwira gushinga fondation, kanyeteresa, ariko narumva ibyo ari byo kwa. Ubwo nza kujya kuri stand noneho neza, bari bafite aho ngaho muri Serena, ndicara ndasobanuza, bampa amadokima bafite za amadepia, ndasoma, basobanura ukuntu bakoresha, donc barabisobanura, mbanumva bayinterese, ndiyandikisha. Ubwo niyandikisha ariko we ntamubwiye. So finaloma rero batahiye bageze muri office zabo, baza donc ari ukuntu Kizito yicanaga n'abamambure umwaka urangira cyangwa utangira. Icyo gihe hari mu ntangiriro za 2012, ubwo gihe twamenye muri 2011 muri iyo concert yabereye kuri Expo Ground. Noneho muri 2012 yakira abamambure, donc yakoraga ikintu cyo gusangira n'abamambure bafite umwaka. Noneho abarantumira, ariko habaga bakabanza assemblée générale, nyuma bakaza gukora donc ibirori byo gusangira. Noneho mbona bambaye message,
bambaye message ce qui est intéressant nuko ikisa yabaye intéressé n'ahantu twahuriye ko donc biramutungura kuba donc twabonanye nk'umufana ariko tujya guhurira muri evenement ni evenement nawe yari yamufashije cyane bitewe na gahunda yari yaje mu yo gucreate fondation noneho biramwinteresa tumaze gukora assemblée générale turaganira noneho naho twahereye arongera aravuga ati ngiye business card yanjye iriho email unyandikira noneho tuganire ubwo uri prête kwinjira muri fondation donc uri intéressé n'ibikorwa bya fondation nuko naho byatangiriye ariko noneho muri kujya tuganira tugahana gahunda akajyama gahunda nganza ku biro epi ariko byagera urabona y'umuhanzi nk'abari abahanzi bashagawe n'abantu benshi kuko njye nabonaga ari umuntu uri hejuru cyane pe sijye kukubeshya nabonaga ari umuntu nashobora no kwigerezaho nubwo twudenzi ko tuganira nabona ari mu rundi rwego wabonaga umuhanzi gusa ariko ni n'umuntu wari ubashywe n'ubutegetsi ubwo nkabona ari umuntu wo mu byubahiro njye nkageraho nigendera kwa kundi turi muri twagiye turi rango muri KMP nkajya nitaza cyane nuko kwitaza cyane rero nkajya mugendera kure kandi tuziranye biramutusha akajya atangira kujya nyegera noneho akabwira ati se bitewe kuki ntabwo ubona ko ndi umuhanzi ntabwo ubona ko ari kuki utanganiriza nk'abandi bose ariko turaganira biheraho rero donc kuno kugira kumva ko donc ntabwo nakunda kumwexposaho cyane ntekereza ko aricyo cyamutushije cyane so duhera aho ngaho rero turi inshuti twanahura rero ugasanga turi kuganira ku bintu bya projet wasanga duhuza donc hari ibintu twahuzaga kubona ibintu kimwe donc like ama projet donc nk'ira projet ya fondation ikoresha ubuhanzi donc yambwira ibyo akora nuko nashaka kubyorienta wenda nka mama ide akaba interesse naho byahuriye rero tukatuganira bigera naho noneho ko nanjye byo nakoraga bindi byari bimbeshejeho noneho nawe akatangira kujya intervene mu kusupportinga kugira ngo donc company yateguraga ama evenement donc naho twahereye no tukakazaho collaboration parce que nka fondation ikoresha ama concert cyane muri activité za harimo ama concert twagiraga ama evenement tugakinira protocole tugakinira aborganiza tukagira iki donc naho twahereye donc tugatangira gusupportinga noneho akanshakira n'abakiriya voilà ugakora afite contact n'umuntu w'umusitari wari uzwi cyane n'amasosiyete akanyohereza ahantu nkaba nahabonekira akagutyo donc naho twahereye dusupportingana voilà yiyambura ibyubahiro bye donc yemera guca bugufi ubwo naho nanjye nicyo cyatumye nanjye mvuga ni uyu muntu kamwe muri no muntu utari umuntu donc uri hejuru mu birere cyane n'umuntu uca bugufi nanjye nicyo cyatumye mukomeraho voilà. Hanyuma se yigeze yabasura mu rugo iwanyu cyangwa namwe mwigeze mwamusura iwabo mu rugo? Oui, yarazaga donc kubw'amahirwe yabaye inshuti n'ababyeyi cyane voilà nanjye naramusuraga afite twari inshuti navuga ziri close magara kabyite magara nuko rero Kizito murabizi inzira yahuye nayo reka tubanze wenda turebe amafoto gatoya amafoto amutwibutsa noneho twiyibutsa Kizito mbese byagenze gute inzira ye y'umusaraba yatangiye ite se Kizito yari ameze ate mutubwiye ubuzima mumumenya katurebe aya mafoto gatoya ngiye kubereka hano turabona Kizito nko mu buzima busanzwe akiri umuririmbyi aririmba tukongera tukabona Kizito nanone hano yari wabona ko nabwo yaririmbaga yabaga yahuje abantu benshi cyane imbaga nyinshi ni ya ndirimbo yaririmbye igisobanuro cy'urupfu ari nayo yazize murana agahinda yari afite ayiririmba yararirimbaga akagira na emosiyo cyane wenda muraza kugira icyo mubitubwiraho Delphine ukabona ko koko ibyo aririmba ari ibintu adashakisha ibyo yashakishaga n'ibintu byabaga hano ni igihe bari bamaze kumufata bamumurikira ngo abanyamakuru murabyibuka hano inzira y'umuntu yatangiye
hano murabona ukuntu wabonaga ko bisa mu maso rwose, umurebye mu maso umenya n'ikiri mu mutima we. Urabona yari ari mu gahinda kenshi cyane, bamutegeka kwemera ibyaha atakoze. Hano bari baramaze no kumumanura, yambaye imyenda yabo bita abagororwa, uretse ko abenshi nta n'icyo bagororwa, n'abantu barengana. Urabona ko yari afite agahinda ariko asa n'uwemeye ibyamubayeho. Rero ni cya gihe bamurekuye atangiye indi nzira y'umusaraba, yaratangiye inzira y'umusaraba izamuganisha no ku rupfu. Noneho muribuka hano aka gafoto gaciririkana ahantu hose bamufata. Nibwo bwa nyuma abashoboye kongera kuvugana nabo, bagize amahirwe yo kuvugana nabo muri iki gihe. Ntekereza ko aribwo bwa nyuma bongeye kumva ijwi rya Mutagatifu Kizito. Nuko tukumva inkuru y'incamugongo ku itariki 17 z'ukwa kabiri. Twese abantu benshi byaratwishe cyane, batubwira ko Mutagatifu Kizito Mihigo yiyahuje amashuka. Ibyo byatangajwe n'umuhoza mumbabarire, umuhoza Marie Michel. Ibi bintu azabibazwa kandi azabisobanura neza, ukuntu yagiye kwemeza ibintu ko Mutagatifu Kizito Mihigo yiyahuje amashuka kandi azi ukuri neza, ndetse akiha no kubisobanura rwose nk'umuntu wari uhahagaze. Hari n'abandi n'aba bose babigizemo uruhare, barimo ba Ines Mpambara, bose barabizi. Liste ni ndende, hari igihe kizagera bakaryozwa ibyo bakoze ndetse n'agashinyaguro bagiriye umurambo. Hano rero reka nibutse gato, hano ndongera kwihanganisha Cyuma Hasani, umunyamakuru wavuze mu nkuru ye ko yabonye ko umurambo wa Kizito wari ukomeretse igikomere ku maso yombi, akaba yaramubereye nawe inzira y'umusaraba. Kugeza n'uyu munsi bikaba bimukurikiranye no mu byo azira, cyane cyane icyo ngicyo kiba kirimo. Hari hano rero murabona yari gushyingurwa kwe, hari abihaye Imana benshi b'ingeri zose, nubwo batubeshyaga ngo yiyahuye, kandi tukaba tuzi ko Kiliziya Gatolika itagishyingura umuntu wiyahuye, ariko Abanyarwanda bacanye ku maso. Hari abihaye Imana benshi, ndumva ko harimo n'intumwa ya Papa, ndetse ku buryo benshi babuze n'aho bicara, bahagarara hanze naho haruzura, ariko rwose yashyinguwe mu cyubahiro gikomeye cyane. Aha rero umubyeyi we yavuze ijambo ry'ubutwari rikomeye, ndumva muryibuka, ati nimurekure nanjye narekuye. Yasaga n'ugira inama Abanyarwanda ati Banyarwanda murabizi, nimukomeza namwe nshobora kubabura, ataho kugira ngo mbabure mwese mwakwicecekera. Ni ijambo ry'umubyeyi yavuze. Rero aha biratwereka uburyo inuma y'urukundo, abantu bahise batangira kumushushanya mu ishusho inuma y'urukundo, bamwita mutagatifu. Ntabwo azibagirana n'umunsi n'umwe, ahora mu mitima yacu twese. Ndumva rero aka niko nashakaga kubereka, kugira ngo tumwiyibutse gato Mutagatifu Kizito yari muntu ki. Ubwo nyine mwatubwiye ukuntu mbere mwamenyanye, ukuntu yageze aho abasura, mukaba n'inshuti magara. Ndumva niba mwari inshuti magara cyane, nyine nk'uko umaze kubitubwira, mwaganiriye byose, yakubwiye amabanga, yakubwiye ibimubaba. Inshuti magara ziganira ibishimishije, zikaganira n'ibibabaje. Ndumva yarakubwiye iyi nzira y'umusaraba. Ese yaba yarakubwiye uko byatangiye, n'uko abibona, n'uko abona bizarangira? Hari ikintu mwigeze mubiganiraho, wenda ngo uvuge uti njyewe wenda yambwiraga ko abona ko bazamwica n'ubundi, cyangwa yabonaga ko azabisohokamo neza? Umwanya ni uwanyu. Wenda wivuze ko byatangiye, ibibazo bya Kizito byatangiye 2014 kugeza 2020, donc ni igihe kinini cyane. Yari atarafungwa, yakoraga igisobanuro cy'urupfu. Donc ndabyibuka mbere yuko bamufata, hari iminsi 2 twabonanye, kuko ndabyibuka yafashwe samedi, nubwo twabimenye dimanche cyangwa kuwa mbere.
yafashwe samedi turi buke twibuka ariko jeudi twari twabonanye donc jeudi twari twabonanye vendredi turavugana ariko samedi donc hari harimo iminsi mike afashwe no muri icyo cyumweru cyaje twabonaniyemo yafatiwemo nabwo lendi je pense ko twari twabonanye donc nta kindi kora ko kubonana inshuro nyinshi zikurikiranya byari ko yari kumbwira ibiri kuba kubera ko amaze gukora igisobanuro cy'urupfu yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ntabwo ariko yabitekerezaga we yatekerezaga ubwo ari kusobanura ati uko bimeze navuga biteye ubwoba none ndamubaza se nibyo koko hano harimo ukuri ni ubukristo ni ukwemera kwawe nanjye niko mbibona ariko uzi neza ko ukuri kose kukuvuga nari nkiri aho ngaho nkirangwa n'ubwoba ndamubaza wigeze utekereza ingaruka zabyo ko ari bubyakire tugiye arambwira ukuntu ari kujya kwitaba timu irimo Makuza Bernard irimo Nesi Mamba irimo hari undi mugabo wari urimo Atif yari inshuti cyane donc bamwohereza kubera ko yari inshuti yakoraga muri presidence ni umuntu w'umujene bari mu rugero rumwe ntago muvuga izina kubera ko nawe yirinze kumutangaza ariko ni umuntu we ntabwo yifata nk'umuntu nk'ari umwana nabo ngabo ntabwo bafata nk'Amakuza for example ntabwo amufataga nk'umwanzi yumvaga ko nibo bantu bamwegereza abantu nibo bantu bamwe ni nk'ababyeyi uyu ni inshuti yawe Makuza ni nk'umubyeyi wawe Inesi ni nk'umubyeyi wawe bose ni abantu bakufitiye impuhwe noneho bakabohereza kugira ngo bagende bamwegere nibura bamubaze icyatumye akora iyo ndirimbo donc bumva ko ari buhambuke kuko azi ko bamukunda akababwiza ukuri ariko akambwira ati kuba abantu nk'abariya bari umugororwa rwo hejuru bamanuka inshuro nyinshi yavuga ko boherejwe na perezida baje bazaga bamwegera bavuga ko batumwe donc na nyakubahwa perezida ubwo akavuga ati ntabwo ari ibintu byoroshye nkurikije n'ukuntu n'ibyo bari kunshinja ngo nari ngamije gusenya gushwanisha abanyarwanda nari ngamije donc nkorana n'abantu barwanya igihugu nibo bagiye gukora iyi ndirimbo donc yarambwiraga biteye ubwoba cyane kugeza naho yanambwiye yuko hari abandi bantu muri guverinoma bakomeye muri FPR bari kumwereka ibyo bari kumuganiraho mu magurupe donc FPR kumudiscuter ngo agomba guhanwa agomba kwicwa cyangwa agomba kugira gute noneho ngo hari abamubwiye twicaye turi gutekereza ibihano bitatu igihano cyo gupfa igihano cyo gufungwa n'igihano cyo kuba yakoreshwa bakamugira nk'umuyobozi donc nabo ubwabo byaje bavuga ngo yagiye gukorana n'abandi kugira bazamugira umuyobozi bo ubwabo bavuga ati tumuhe ikihe gihano kugira tubashe donc kumva ko tumustopye nagiye kumureba ndabyuka ku nshuro ya nyuma n'iyo shusho sinshobora kuyibagirwa Kizito yaramaze iminsi araramo office kugira ngo mbabwire n'uburyo byari bikomeye atinya gutaha iwe kuko yatahaga iwe akabona hari abantu bari kuhagenda noneho akavuga ati hano muri office KMP yabaga muri Christus ni mu gipadiri urya igipadiri ntago upfa kukivogera uko wiboneye haba hari umutekano uhagije akavuga ati niyo baza bakamfatira hano bakamfatira hano mu gipadiri bagiye kunyisha nibura byazamenyekana uko nagiye yari afite office nini cyane irimo donc harimo igikoni harimo za douche harimo donc harimo na matera uko harimo ibikoresho twakoreshaga dukina za théâtre n'iki byose akavuga ati rero ahangaha yageze ahavuga ati nzajya ndaraha mbahangaha nicare ndebe ntegereze ikigiye kuba byari ibintu bikomeye cyane donc muri make umva yasobanuriye ikibazo cyawe yasobanuriye uko ibintu bimeze akanambaza ati suko ko shyira mu gaciro urabona bari bungire gute baranyica baramfunga ibaze Kizito wahangayitse yarahangayitse ndabibona pe kase baramfunga twaganira ubwo turi kureba biragenda gute afase barakufunga baravuga ko wakoze abwira abanyarwanda ngo wakoze iriya ndirimbo tukabona ntibiri bushoboke noneho tukavuga se nyageze nawe ati ibyo byose barakwica cyangwa bagukoresha niko nabonaga biri bugende kuko bumvaga amateka ahari bavuga ko abantu bagiranye ibibazo bapfa ubye se ahe nabo bageraho bakavuga ati reka tujye kumwica tumukoresha nuko nicyo kintu twari twanzuyeho ari kubona nabyo byamuhangayikishije cyane
noneho kugeza umva ntago yabonaga ko ari bubisohokemo ibyo ntabwo yabibonaga kuko ndibuka ko banageza aho baramuhamagara ubwo muri donc iyo twaganiraga yanciragamo make ko biri kugenda baramuhamagara bamubwira ko agomba kujya gukora ikiganiro n'amaradiyo ndabona agasiba iriya ndirimbo kuri chaîne YouTube noneho yarangiza akakora ikiganiro n'itangazamakuru akajya agenda avuga ko yabikoze agamije guteranya abanyarwanda arambwira ati ngebyo ntabwo nabikora nawe arambwira ati ibintu ubikoze ahubwo noneho waba ushatse donc waba unakoze igituma noneho bakwita none bagufunga wara wawe wishakiye icyaha wabeshije icyaha ni gute umuntu ashaka kubwira abanyarwanda ngo nakoze ibintu ngo mbateranye avuga ati normal n'ubundi ntabwo kintu ningamije ngenda ngiye abantu bantu basobanura ko kwari ukwemera kwanjye kumva ko abantu n'abandi donc nimba ngewe narazize iki n'abandi bakazira ikindi ifo ko abantu bagirirwa compassion kandi imbere y'Imana twese turangana iyo Imana ntitandukanya uko wapfa kose ntago itandukanya abantu donc ibyo kwari ukwemera kwe ariko ntago babyemeraga voilà ubwo rero nyuma tutarabona solution ubwo turi kwibaza ngo yagenda gute nibwo naje kumva ngo bamufunze ngewe ku bwanjye nabimenye mbibwe n'abantu bo mu Bubiligi hari abantu donc bafite amakuru noneho bakurikiranaga kuko urabona mu Bubiligi harimo urubyiruko rugaruka mu Rwanda ruba rukora muri za ministeri muri za presidence kandi butise yabanye n'abanyarwanda bose neza rwose niyo waba uri kabyitendi ntago wakontrola abantu bose mu buryo ngo umuntu yabaga yaciye muri president atanga amakuru Kizito donc abo ngabo bumva batanga n'amakuru ku bandi bantu bari mu Bubiligi bishobaka bati Kizito ari andanje umuntu aramagambwa ati mwene wanyu ari hehe iyo ni terime yakoresheje ndavuga si mwene wacu ntajya gutekereza ati mwene wanyu Kizito ari hehe noneho ubwo mbona ko ndikanga umva nari namuhamagaye namubuze twagiye kwibuka twagiye mu ijoro donc twakugiye kwibuka ku manywa kuri stade turamubura nimugoroba tujyayo mu kiriyo turamubura kandi yari kuri gahunda normalement nitanumva ugiye umutima wese usimbuka ndavuga ati ibyo byose none bamwishe bya bindi twatinyaga byabaye nicyo kintu nahise numva ko byagenze ariko finaroma muri ko kuburirwa irengero naje kugira amahirwe yo kumuvugisha bataramugaragaza noneho arambwira ko ari mu kazi ariko bari bamubuje kuvuga hari kubw'amahirwe rero turamubona nuko ubwo rero no kurangira wenda nta ngo navuga ko byarangiye kubera ko asohoka muri gereza yarazi ko birangiye nubwo ari kuri condition nabwo yarabimbiraga kuko nabimenye ko ashobora gusohoka 3 mois avant donc urabona ko nimba mwarakurikiye mwabonye ukuntu yari yagiye mu rukiko aravuga akuramo ubujurire aravuga ngo agiye gusanga n'umurere gusaba imbabazi gutakamba biriya donc byara amasezerano kugira ngo babashe kumuribera donc tujura cishinja icyaha donc ibyo yajya gukora nta kintu atakoraga ibintu byose yajya gukora yaranzaga akambwira donc akambwira ati gukora iki soit rimwe akabikungisha inama cyangwa soit rimwe akavuga ati nafashe decision ariko akanyiform nuko uro ku munota wa nyuma bamaze kumufatira ku mupaka mu ishyamba ni ku mupaka je pense ko ni umupaka utofisiye ni mu ishyamba akabona ntapfuye kuko hari ngo gahunda yo kumwica niwe bitwiyo yinyibwiye ku munota wa nyuma twabonanye le 16 bamwica le 17 donc we yumviye ko bari kudiskita uburyo bagombaga kumwica noneho ahita abona ko donc muri wese abona ko yagambaniwe kuko uhunga ko ari kuzwi n'abantu baki bamufashaga nane edega nubwo babaga mu Rwanda bamufashaga ariko amakuru ntamenye ukuntu agenda noneho aravuga ati nagambaniwe gusa ntabwo yapresheje izina ry'uwamugambaniye ariko arambwiye ati abantu wambuzaga kuko impamvu namuzaga kuvugana n'abantu donc bo hanze yari afite condition agisohoka muri gereza baramubwira ati wowe niwongera kuvugana n'abantu bo hanze tuzakwica kujya soke niko byagenze niyo masezerano tuzakwica nukomeza kuvugana n'abantu opposition tuzakwica ndabati rwose ngiye kwitwara gutya arasohoka ariko noneho ndamubwira nti rero ushimira abantu bo muri opposition hari abantu dezerema bari bakomeye donc ntigiza ko leta y'u Rwanda itinye nabwo ati abantu bakwaye hafi ubashimire ariko pour le moment ubu ushije nk'uca bugufi noneho wemere condition irimo kujya tureko ko nibura babona ko wahindutse noneho kugira ngo bitaza kuba imbarutse ko aza kugirira nabi
Kizito aranyemerera ariko ahanga ati nigute umuntu abuze umuntu kuvuga nzagera akajya ambwira ngo nzagerageza noneho ariko finaloma ntabwo yabikoze noneho ikintu cyatumye rero asa nk'uduhura bwa nyuma asaba imbabazi wenda ko Delphine tutari twarenga akantu k'itariki bamwiyeho tujya cyane tuti se baba baramwishe mu ijoro ryo ku itariki ya 16 bakabeshya ko yinigishije amashuka ku itariki 17 hari ikintu ujya ubitekerezaho cyo izo mpaka narazumvise no muri fondasiyo twagize izo mpaka dushaka gufisa umunsi wo kumwibuka ndabyibuka nyisohoka mu Rwanda nari nyine muri Afurika ariko nari mu Rwanda dutangira ibikorwa uko bayamaze kwitaba Imana dutangira fondasiyo itangira kuba active cyane twagize izo mpaka zo kuvuga ati tuzajya tumika bya rero 16 ro 17 n'abavugaga ro 15 ariko mu by'ukuri ndagira ngo ikintu dwenda dukoreho urujijo ro 16 dimanche nge namubonye saa 8 nahageze nko mu masaha 5 ko namaze nk'amasaha 3 saa 5 donc namubonye nahageze saa 5 saa 6 ndategereza saa 7 ndategereza saa 8 namaze nk'amasaha 3 ntegereje baramuduha ubwo nagize Imana mureba na muvandimwe we baramuduha tumana igihe kirenga isaha donc buri batwageze twamubonye saa 8 bakatwemera ko tugiye kumureba kumuzana saa 9 ziri kugeramo turaganira twasohotsemo mu masaha 10 zishyira saa 11 donc nukuvuga ngo umuntu baramwishe dutandukanye bamwishe hagati ya ubwo bamutwaye muri uwo mugoroba ubwo wenda bamwica muri ibyo joro swate bamwishe muri Roseze ubye se muri nyuma ya minuit kwa donc muri make niyo mpamvu ahanga tuvuga tuti ntabwo dufate date baduhaye kuko twege Roseze twe twamubonye ubwo rero wenda se mbere yuko dukomeza mutubwira ko kuri ibyo mwatubwiraga ko yanze guceceka mbere yuko tujyaho umunsi wenda uwo munsi mubona na Roseze ni nk'akahe kajambo umwibukiraho kanyuma ya mwaba mwaravuganye ese yari afite ubwoba koko ko bajya bavuga ngo iyo umuntu ari bupfe ubimubonamo uwamubona umwitegereje abonaga koko ko ari bupfe Kizito ntago kumubona mu funtu ariko ntago ari kubibona donc byane uvuga ngo umuntu arapfa ntago ari kubibona ahubwo nsubi inyuma gato mbere yuko ahunga twaganiye des fois donc imbere yaho hari ahantu twagiye njye nawe donc ambwira ibyo donc ko yumva hagiye kuba ikibazo tuvuye donc abantu tujya kutana ambwira ko hagiye kuba ikibazo ngarumva ameze ngo hagiye kuba nk'ikibazo cya ngarumva mu mubiri we ameze nkaho nkuko yari ameze muri 94 donc umva ko hagiye kubishya narabwa telefiti hagiye kubishya no pe Rwanda rugiye gura n'ibibazo we yabyitaga bati banza ari ntambara bagiye tushatse twahunga tabase turahunga tugiye mu bihugu akambwa tugiye mu bihugu byo hanze donc bwambwiraga Europe tabase uragera ngiye mfite passport nshobora kugenda nshobora kwaka visa c'est normal tugabane nari natse visa ya Schengen nshobora kugenda ngiye nta kibazo we wenda ntabwo nabona yo kubura ukuntu naka visa nkagenda wowe uragenda gute akambwa ati ntago mbiza ariko tugende abana rero aho kugira ngo kuko iyo yishyiragamo ikintu ntukimukuremo akameza akagitekereza nawe ubwawe ntago bese amahoro yaburaga akabura amahoro akayabuza n'abo bari kumwe ubwo rero kugira ukomeze guhangayikaga cyane yashaka gukora ikintu ntagikore namwe ati ndakuzi nutangira gutekereza iyo kujya kuba hanze guhunga tubwo no kuvuga nuko we yambwiraga guhunga avuga ngo intambara afati reka noneho ndavuga ati ngiye ntabwo nzagenda utabasha kuva mu gihugu niko namubwiye namwe ati nanjye nzemera niba biza kutwica dupfire tuzihisha ariko noneho humura ntabwo mubwira ko nazamusiga nuko ubwo ibyo abiva ariko arensista ashatse ko insista nabara ko bite ko hari cyangwa se hari umuntu uri kukubwira uri kushyiramo ibyo byo kujya kuba nahise nshaka nk'umuntu usa nk'umutwama gake kuko yari insistaga numvaga ko hari ikintu kiri kumuposhinga namwe ati
donc ndakomeza nanjye ndabyanga avuga ngo yango tubireke noneho nyuma yaho mbere yuko ahunga aza kundeba mu rugo aje kusura bisanzwe ntabwo arambwira ariko byari ntabwo byari byo gunga aza yahinduye sujet donc ntabwo cyari ikiganiro yateruye kuganira cyane ariko arambwira ubwo nyuma tuganira ibindi ariko agakomoza nanone ku kintu cyo kuba hanze ariko noneho ari indi pretext afite avuga ko donc ari kujya kuba hanze byari ibintu privé donc gufonda donc la famille donc muri Belgique ko hafite n'umuryango donc nibyo donc yumvaga ko ari byo byatuma kurikije situation arimo niki donc akegera ababyeyi noneho akariho ya kubaka kwa yashaka yari projet yavuga ko projet yo kubaka urugo nuko muri make sorry telefone yageze oya nta kibazo muri make rero nuko icyo kintu rero cyamugendagamo ntekereza ko hari ikintu cyari kiri kumubuza amahoro ahubwo we nabashe kumbwira exactement ko afite plan yo guhunga kuko yari azi ko nabimbwira ntari bubyemere ko nari nzi ko nahunga bari bumufate donc hari umuntu ugeze gushaka kumuhungisha muri 2016 ari muri gereza amwangiye arankontakta uwo muntu arambwira ati Ciso yatunaniye kandi yaratubwiye ngo niwe wenyine ushaka kumufatisha decision ataramutse gufata wajya ukamutubwira ko dushaka kumutorokesha gereza byose tuzabyiyokipa none hariko numva binteye ubwoba ko kigiye hari muri za 2017 2016 bari kwasa abantu bari guhunga ese uyu muntu ushaka guhisha Kizito aramusiga ihe sura aramuhisha gute noneho ndamwemerera ko nibubwire Kizito ariko Kizito tugiye kubisika ndamubwira nawe Kizito wakoze neza kwangira bari abantu kuguhungisha ntabwo wabona hunyura bashaka kukurasa cyangwa se abaturage numvaga ahantu kika bamusize nk'amakara n'iki byose avuga ati uranyura hehe ubwo rero uwo muntu nageze noneho nibaza ukuko kure kwensista kujya gutura hanze ubwo n'uwo munsi wa nyuma ansura mu rugo mbere uko ahunga yarensise ko ashaka donc nabyanze ashaka gushyiramo imbaraga namwe ati ntago ari cyo kigwanga yamagarezo donc nkabona zifatika amwe ati no ibyo ni byo kwitwaza ahubwo ushaka uri kuganira n'aba bantu bashaka kujyana hanze nuko nahise mubwira ngo no ahita bivamo so ubwo rero ikintu wabonaga ko hari cyamubungagamo nkurikije hari cyamubuzaga amahoro buryo mugani bajya bavanga abantu bajya gupfa barabimenya burashobora ko yaburaga amahoro ariko noneho njyewe simbashe kubibona kuko yari umuntu ukomeye cyane yari umuntu afite personality ikomeye ku buryo kwihangana n'ibintu atapfa kuba yakereka buri wese noneho nabonaga mufite impungenge koko z'uko bazamwica ku buryo ahubwo ari namwe mwamugira inama yo kuba yahunga igihugu njyewe none we usibye n'icyo ngicyo atanahunga avuye muri gereza yagiye iwabo kuba mu rugo kwa mama ahamara like ibyumweru 2 noneho ahita afata decision yo kujya kwibana noneho ariko aho yari Kanombe naho nubwo yari atari mu rugo iwabo abi Kanombe ariko Kanombe yahavuye kubera ibibazo baramuteraga yagiraga ibitero ariko kujya akabanza akavuga ngo yabanje kujya ambwira ngo nabajura ariko abajura kubera ko n'uwahakoraga umuzamu wahakoraga donc narahagendaga yamagande cyangwa ko byageze nkumva nsabajura noneho nza kumubaza neza nibwo yambwiraga ko ashobora kuba ari abantu bashaka kumugira nabi noneho arimuka ajya Kabeza aho byari biteye ubwoba kugeza naho hari ikintu cyambabaje mu buzima nubwo ndashaka kubura ngo warubaje ngo twari kumugira inama yo guhunga ntabwo twari kumugira inama yo guhunga kuko ntabwo twari dufite ubushobozi bwo kumuhungisha cyangwa njye nzi ko banamubonye agenda bamugirira nabi donc yari kuri conditions zidasanzwe noneho njye numvaga ikintu yakora no gukomeza kwihangana abantu badukurikiye bashaka kwibaza bati se impamvu mutashyigikiraga ko abo bantu bamusaba guhunga ko yabemerera bakamuhungisha yaba ari iyihe mpamvu nuko wenda namwe mutari mufite wenda nk'ishusho nziza ku bantu bo hanze nk'uko bahora bavuga bati bariya n'abanzi b'igihugu bariya n'ibigarasha wenda yaba ari nk'iyo mpamvu yaba yarabiteraga cyangwa haba hari indi mpamvu njyewe ikintu cyatumaga ntamushyigikira mu guhunga
nta garanti nayo mfite ko ashobora kugerayo kubera yuko abantu hari ikintu cyanteraga ubwoba ari muri gereza ngiye kumureba akambwira ngo runaka arapfuye baramurashe yagerageje guhunga kuko nefite iyo image ko umuntu ushatse guhunga igihugu bamurasa donc nicyo cyumvaga nashaka kwemera nkavuga se ninde uzamuhungisha igihugu gifite imbaraga gifite abasirikare bafite bamaneka ahantu hose kitazanyura hehe azagenda gute cyo koze iyo nza kuba ari plan wenda kuvuga ko abantu bahungira muri ambassade donc hajemo abazuda icyo byo ntabwo nari kubyopozaho kubera ko bo bafite n'ukuntu basohora umuntu kandi hari abantu twigeze kuganira ejo bundi barambaza batari kubera iki yaba atarahungiye nko muri ambassade y'abanyamerika yaba yarigeze kubigerageza nabyo ngo ko iyo bahahungiye kenshi hari igihe babaha umutekano mu banyamerika ntago nigeze bimenya ntabwo nigeze bigerageza rega ikibazo kinabaho hari ahantu baba gucunga buriya kiso bamugendagaho mbere wenda tugere aho ngaho ndashaka kukubwira arakora ikiso bamugendagaho hari umuntu wari ushinzwe kumenya asohotse mu gipangu yagenda mu gitondo no kugeza igihe agarukiye ibyo ndabivuga ko yari iki yize gusohoka yize kubibona arasohoka agikora abona imodoka iramukurikiye imodoka imugendaho akora gahunda ze z'umunsi ya modoka ikaba imwe agiye kubona abona noneho ariko abwira uwo bari bari kumwe umushoferi ti wowe ndebera aramuga ati ya modoka idukurikira urebe umuntu urimo unamenye ko ari buze komeza kudukurikira ngende ndakora nkaho namubonye noneho imodoka yakurikira umunsi wose kitageze ajya gusura amafamiye atapanze gusura akagenda mu ngo z'abantu kugira ngo arebe ko batari umunsi wose baramukurikira kugeza aho yahise afata decision aravuga ati yajyaga kugera mu rugo imbere y'igipangu cye agahamagara umuzamu agahamagara umukozi bagafungura umuryango wo kuri salo bakafungura n'umuryango w'igipangu bamara kubirangaza bari bafite briefing ko niyinjira imodoka niyinjira bahita bafunga bagacana amatara bakazinya amatara yo doko imodoka yendaga ikinje paka ireba mu muryango wa salo bakahita soka yirukanka nk'umuyaga nako nk'umurabyo akahita yinjira muri salo bakahita bazimya amatara yo muri salo bagacana yo hanze mu gipangu no nyuma y'igipangu kugira n'uwinjira bamubone donc urumva ahantu yarageze nuko yabagaho muri ubwo bwoba n'iki byose bamuteye ubwoba pe kugeza naho yafashe umuzamu akajya muraza ku cyumba cye ibyo nari narabibwira abantu ariko umuzamu yagiye atera intebe kuri icyumba cya kiso hanze noneho kisa akajya akabona akaryama ati nibura niba ari hariya bazajya kongeraho yavugije induru kugeza naho noneho umva ko kuri agasinziriye kugeza naho agasinziriye yasinziraga mu gitondo kugira ngo hari igihe ari ikintu kimbabaza muri ibyo byose umva yararemerewe pe hari umukozi we yarampamagaye barategereje ngo abyuke baraheba bajya kureba bakabona amadirishya ntigeze apfumurwa bakabona inzu naho yapfumuye ngo bamugezeho bamwishe bagategereza kubera ko Kizito yararyamaga iyo yashaka kuruhuka nta muntu wavugaga doko abantu bagendaga bomboka akafasire tumukangura akaza kutumerera nabi kubera ko twamukuye mu bitotsi tusanga nta kibazo afite kandi dufite briefing tutagomba kumukangura kugezaho kugira ngo bamenye ko kitari muzima nge baramamagaraga bakambwira ati shaka ukuntu hamagara Kizito bakambwira ko situation yabaga arimo nabaga nyizi donc hari umuntu agomba kumwiforma ibibazo afite titwe wowe shaka ukuntu uvugisha Kizito umukangure na telefone comme ça tumenye niba ari muzima noneho ngiye mbone gutaha n'umukozi wabaga w'umuzamu tirika ntahe ariko ntabwo natanazi ko Kizito nta kibazo afite donc tukaba muri ubwo buzima pe ariko ngiye numvaga wenda nagenda yitwararika gake wenda akazagera igihe akajya numvagariza ambassade bonyine bashaka kumukemura ikibazo wenda ngarutse ku kibazo cya ambassade yarabitinyaga nawe kuhegera cyane ariko rendezvous yatangiye gufata contact na bamwe mu za ambassade hamwe n'izindi organisation za mpuzamahanga kugira ngo ababwire ikibazo cy'ukuntu bamuhungisha en fait yagiye no guhunga ganyura iriya nzira n'abandi bari gushaka uburyo ki bamuhungisha ariko ukurikije ukuntu yasobanuriye twaramubaje ko tutategereje ubwo bufasha bw'aho ngaho yabonye appel ariko appel iba ariyo umuntu wamuhamagaye ni wamushutse asa nka atuma none amuhungisha huti atuma adategereza kuko ashobora kuba yarinformaga umuntu ibibazo afite n'ikintu gituma wenda arindira kudahunga noneho ahubwo uwo muntu nawe akaba yarinformaga umuntu mubi nawe akabwira abandi
noneho umuntu aramuhamagara, uwo muntu ibintu yamubwiye nibyo byatumye noneho ahita afata decision ahunga ntawabwiye. Noneho naje gusanga telefone ye yaba yarumvirizwaga ku buryo ibyo bapangaga wenda n'agatsiko gashaka kuba karimo kubikurikirana. telefone Gisa ntabwo yari umuntu uzi ubwenge cyane, ntabwo yari gukoresha telefone ye muri izo communication, kuko yagira mbabwire ko imyaka 4 yari ari muri gereza yarakomunikaga chaque jour, twaravuganaga chaque jour. So ni ukuvuga ngo rero ntago yigeze ntago yari gukora ikosa byo kuba yakoresha telefone imwanditseho. Donc ibyo byo ntiyari kubikora, cyangwa telefone asanzwe akoresha. Donc yumva yari afite telefone yindi yakoreshaga mu buzima busanzwe, ariko yakajyana telefone agomba gukoresha mu gihe ashaka komunika ikintu kidasanzwe kandi umuntu adashobora kuba yakeka. Ahubwo ikibazo cyabayemo, habayemo fite information, niko nabivuga. Birababaje cyane. Nuko Delphine, ubwo mwari murimo kutubwira muti igihe mwamusuraga akajambo ka nyuma yaba yarababwiye hariya akahe, n'ubu ngubu mwibuka iyo bigeze kuri iyi tariki? Twavuze byinshi nabyo bingarukamo. Iyo tugiye kumwibuka tujuru haza kera kiganiro cya nyuma. Gusa ariko muri ibyo byose, mu byo twaganiriye byinshi, yaba ibibazo ubwo yari asimbutse ubupfu ari gusobanura ati nari mpfiriye mu ishyamba, ngo twaganiriye byinshi ambwira ibya fondasiyo, ko njya kumurebera ibihangano bye, ko nyongera nkajya kurinda projet za fondasiyo, ibyo ngomba gukura mu rugo, ibyo ngomba gukura mu bantu. Hari nk'indirimbo nshyashya twagiye dusohora, harimo n'irayimuni ya KMP, byose ni projet ziri muri kwa producer we. Donc ibyo byo twumva twaganiriye ibintu bitandukanye, ariko noneho bigeze ikintu kinangaza muri ibyo kinankomeretsa. Donc ikinkomeretsa nuko ikintu bavuze ko yazize, bavuze ko yiyahuye, kandi bavuga ko yiyahuye kubera depression. Iyo rero numvise iyo depression, ni ibintu binkora mu bwonko. Kubera iki? Avoka we yitwa Antoinette Mukamusoni, tukitegereje ngo bamuduhe, niwe wari uri kumwe nawe n'abo bagabo muri RIB. bamaze amasaha, ngenda nategereje amasaha 3, wongere isaha ya mushiki we, nasanze amaze isaha n'amasaha 4, sinzi ibyo bakoraga hamwe na avoka we. Twari tuzi ko bari mu kazi wenda ko kumurekura n'ibiki byose. Amasaha 4 rero urumva umuntu bavuze ngo ntiyavugaga, ntabwo wamara amasaha 4 wicaye n'umuntu atavuga. Avoka we rero yaradusanze bataramuduha, aratubwira ngo twitare ngo ntabwo bakimuduhaye, ngo ntabwo bishoboka, ngo wamutangagaragiye. Noneho aratubwira ati turabaze se mwatinze mukora iki? Aratubwira ngo twari turi kwiga dosiye y'ukuntu twamufunguza, ukuntu tugiye gukora urubanza, cyangwa se turi gutakamba ngo bamufungure. Nese turamubaza strategy ni iyihe? Avuga ngo strategy ngagiye gukoresha depression, ngo avuge ko afite depression kari yatumye ahunga, kandi depression y'ubuzima ngo bwari bwamunaniye mu gihugu, ngo bari bamufungiye ibintu byose, na support igeze abona, ibyo yakoraga byose yari bloqué kwa, ngo bituma abona ko ubuzima bumunaniye, ngo aba deprime, ngo arahunga. Navoka yemeye ko yamubwiye ko yaragiye kureba ababyeyi be mu Bubiligi. Donc mama niho yajyaga, ariko ari bunyuri Bujumbura. Ariko aravuga ati rero ngiye gukoresha depression noneho ngo kugira ngo tubatera impuhwe, tubabwire ko afite ikibazo, noneho tugiye kumwankadra, niba mudusubiza tugiye kumwankadra, noneho ntazongeye kugira izo depression. Ubwo rero ikintu kingarukamo nuko maze kwinjira nkabonana nawe, ikintu cya mbere agomba gukora no kugira ngo making sure ibyo avoka yavuze ari ukuri, parce que nari nzi ukuntu afite ariko nenziranye na Kizito, waba uri umwavoka, waba uri umuntu we, waba uri umuntu wa hehe, bitewe n'uwo ari we. Nje nagombaga kuba siri yuko donc biri clair, donc ari ukuri koko byaturutse kuri Kizito, kuko nawe na Kizito nibaza minazaga akamubwira ati Delphine wenda akoze, yagomba kumekinga shaka ari ibyo wagikoze kugira ngo hatazagira donc hatazava donc ni code twari dufitanye kwa
ko nimenye information ngomba kubanza kuyikonfirma nawe. Noneho numva ndamubaza se ubwo twari tumaze ibiganiro bimaze kugira agati akwanda ndamubona se kavoka yavuze ko agiye kukuburanira ufite depression. Ubwo impamvu cyatumye nanone mubaza nabonaga nta depression yari afite kuko Kizito n'umuntu wari ukomeye, ariko nanone hari habayemo ikibazo cy'uko yatubwira ko bagiye kumwica, bari bagiye kumwica mu ntuza, ariko tugize ubwoba waravuga ati ntago bakinije kubera ko bavuze ko bafite mu maboko, ntago byari ikibazo nkiri mu ishyamba, byari ikibazo bataremera ko ndi muri polisi cyangwa muri RIB, ntabwo nibuka neza uko babitangaje, ariko kuva bavuze ko ndi mu maboko yabo ntago banyica, niko yaduhumurizaga avuga. Noneho ndavuga ni isi ibintu bikomeye, niba hari muri ikintu cyo kumwica, avoka kavuze ibintu abantu bashize kwica umuntu baramurekura gutya. Noneho ndamubaza ese ubundi iyo depression avoka tubamenye ko avoka agiye kukuranira avuga ko ufite depression, ibyo mwabiganira kugira nkonfirme ko avoka hari uburyo kinagomba gukonfirma ibyo yakoraga bise nagomba kuva na kera kiri muri gereza, ninjye wamenyaga donc nagomba gukontrola ibyo ari gukora kwa ninjye wamufashaga n'ibyo akeneye ubufasha. Noneho ndambaza Kizito arambwira ati no nta depression mfite, njye ndi muzima, aranabitsindagira ye. Ntekereza ko nuko bigoye kugira ngo donc irezwa ko ndiko namushiki we nawe ubwe yashoboka bidashoboka ka akompira ibyo bintu, ariko ndagira mbabwire ko Kizito iki kintu none yagishimangiye ko si adashaka ko tumva dutekereza no avuga ati reka mbabwire narafunze imyaka 4 uburoko ndabuzi, nta kibazo mfite, mutuze, nta depression mfite, niyo bari bumfunge ndagenda ndi uburoko bisanzwe. Nuko anongeraho ngo ngewe aho kugira mbeho mfungiwe nitwa ngo ndi libre. Noneho wenda rangiza kudafaze mbabaze wenda ikibazo. Noneho avuga ati iyo depression rero ni ntayo, ahubwo najya muri gereza kugira ngo mbe nirwe meze nk'umufunze, nirwa nihishahisha nirukanga nuko. Ubwo rero ibyo bingarukamo cyane. Ikindi kintu kingarukamo nuko yapfanye imbaraga, yapfanye kwemera kudasanzwe, kubera ko ubwo twaraganiriye donc tuganira byinshi dusobanura ukuntu bikomeye, ariko afite icyizere ko biri bukemuke kuko ntacyo kibaye, kubera ko bamufashe babyemeye ko bamufite, yavugaga rupire nuko bari bumufungira, nicyo kintu twari twiteguye. Noneho aje avuga ati birakomeye, ariko yasobanuriye situation yari arimo, ibyo bapfaga n'ikintu cyatumye afunga. Aravuga ati reka rero mba agiye amaze kubirangiza, aravuga ati yakunda kunyita Fina, aravuga ati fi uko biri bugende kose ndacyakomeye kukwemera kwanjye, ntago nshobora guhinduka ngo donc bambwire gukora iki ngo mbikore naba ntago yaba ari ngewe, ndi wa wundi donc ntago nshobora gutakaza ukwemera kwanjye kugira ngo mbeho, kugira ngo donc ibyo bari gukora byose ndi wa wundi, ntago donc uko Imana yanjye yikomeyeho. Ibyo bintu yarabivuze. Delphine mwatubwiye akantu gakomeye cyane, avoka waje akababwira ibintu atavuganye na Kizito Mihigo. No kambibe claire Kizito naramubajije iyo depression ambwe ati navoka wabivuze, yarabizi ariko ntago ari wazanye, ntago yarafite iyo depression, nubwo ari wagize iyo ide. Arambwa ati avoka yabivuze, ariko namubwiye ngo nje nta kibazo mfite, nabikoresha bikamfunguza nta kibazo bintwaye. Donc nuko yabisobanuye. None se buriya bamaze kubabeshya mu gitondo bukeye ngo Kizito ngo yiyahuje amashuka, koko nka famiye umuryango ababibonye bose barabyemeye? Ubundi se wenda bemereye famiye cyangwa namwe ko mumureba koko mukareba niba nta n'ibikomere afite? Mwamubonye nyuma y'igihe kingana iki? Mama we yamubonye nyuma y'igihe kingana iki? Mbese wenda hari ibyo tutari buvuge kuko wenda ku bw'umutekano w'umubyeyi we cyangwa w'abavandimwe be, ariko wenda ibyo mwumva mwatubwira, mwadusangiza, mwatubwira muri kano kanya. Ubivuze neza. Hari ibyo nashobora kuvugira umuryango parce que ni umuryango nibo bagomba ibibareba bagomba kubivuga, cyangwa si bagomba, nta n'itegeko rero ryo kubivuga, donc nibo baje icyo bagomba gukora. Ariko icyo navuga ngewe ku nkanjye
n'ibyo nabonye kino ni ikinyoma cyambaye ubusa. Njye hari ikintu cyantangaje kubera ko nari bajya kumunyereka bwa mbere donc njya kumusezera namwobuserive ku bwa kabiri kuko ubwa mbere naguye muri shock ntabwo nabashije kumubona. Nabaye nkimubona nongeye kwirutura ubwenge ndi muri chambre, ariko ubwo ngarutse mbona njya kundora kazi yo kumujya kumusezera, mbona afite tache, donc yari yabaye umweru mu maso. Je pense que ariko yari ari muri harababa ya Afrika bahita gukira babikamo muri morgue noneho ukabona nubwo asa nk'ubaye umweru harimo amabara y'umukara, donc umubiri akabona hano hari igitashe cy'umukara naho hari igitashe cy'umukara n'aha ngaha, donc ubonaga mu gahanga hari ikintu cy'umukara. Sinzi niba ugakubite nko ku kintu ukabona ukababara, hanyuma nyine iminsi ugasanga habaye umukara. Donc ni ibintu wabonaga bimeze naho hari umukara, akabona umunwa we wahengamye, ibyo wabonaga umunwa wahengamye gake. Noneho nkabona naho hari ibintu, nkabona amaso arimo ibintu bimeze nk'utubure, tuno tuntu twa hano ubona ko wagira ngo hajemo nk'amaraso yipfunditsemo. Normalement baje gusobanurira bambwira ko ushaka ari amaraso, donc yabaye yipfunditse mu mukara no kumuta kwitandukanya biranga. Noneho nge ubwo narabibonye ariko nibaza ibyo ari byo, ntabwo nanasobanukiwe neza. Noneho ubwo kera kabaye tumaze gushyingura turi gukora commentaire, ndabaza ariko se mwabonye, nge narabibaje Inosama ntazi ibyo ari byo, mwabonye uko yasaga, mwabonye donc ko yari afite amatashe, ntabwo yigeze agira. Nge nanabonye mbere yuko donc Roseze nta kibazo yari afite, nta gikomere yari afite, nta tashe yari afite mu maso. Umuntu wari ufite po nziza itagira na tashe kwa kundi umuntu arwaye ziri mu maso, yari ameze neza. Ndafasigaye ibintu uko nta tashe igeze igira mu maso, ibintu byaturutse hehe? Abazi rero, abari bazi ibyo byino wese bansobanura ati ceceka, baramusobanura ntago ukuntu bari babigenjeje. Yaramaze icyumweru cyose ari hariya, bamuduhaye hashize icyumweru, donc ni ukuvuga ngo donc bya bikomere byari byahindutse umukara kwa, ku buryo nkanjye utazi ibyo ari byo ntabwo nari kutamenya ngo ni ibikomere. Nubwo rero nubwo bahisanga ati zya tashe wabonye n'ahantu yagiye ababara, n'ahantu bagiye bamukubita kwa hwara. Ntabwo rero niyo ibyo bitari kuba bihari, nkurikije ibyo amakuru nari mfite n'ibyo nari nzi n'ibyambayeho, kuko nze n'umuntu wo muri RIB yarampamagaye arambwira ati donc bamwishe ubwo Rodisette nubwo twabimenye, ariko Ruventi RIB barampamagaye bari kumbwira ngo nitwandike lettre, ngo umuntu mu bari bamurinze arampamagara, afite yakuye nimero yanjye, sinzi uko yari yamenye uwo ndi we n'iki byose, ngo nitwandike lettre ngo yamagana abantu bari bahanze ko bari donc kwataka igihugu bavuga ko aricyo cyamwishe. Ndabase ngiye ndandika lettre nkande koko ndayandika mu izina ryanjye, sindi umugore we zero ngo wenda ngo nibura buvugire, sindi donc umuntu bavukana cyangwa mama we cyangwa umuvandimwe, muransaba kwandika lettre nkandi. None bambwira ngo twabuze mushiki bari kumwe n'iki, banyugurije no kumushaka, gusa nahamagaye famille ndabasobanurira ati barabakeneye, basobanurira ibyo ari byo, bati turabikemura nuko. Ubwo rero ntago izo conditions zose muraba, donc hari ibintu byakorwaga byose nari mbizi n'iki, ntago nari kujya kwemera ngo yiyahuye amprise. Noneho nicyo cyaha kizo ntabwo yakiyambura ubuzima, ikintu twari tuzi. Birababaje cyane nk'umuntu uvuga ko Kizito yiyahuye muri kano kanya, wamubwira iki umuntu wiboneye wowe umurambo wa Kizito ukabona ko bawubabaje? Ese mbere yo kwiyahura yabanje no kwikubita no kwikomeretsa arangije n'amaso ariyangiza byose kugeza ubwo abona kwiyahura? Wabwira icyo abantu kugeza n'uyu munsi bakiri
bacyumva ko kuko Kizito Mihigo yaba yariyahuye ngo kubera depression, abo bantu wababwira iki? Reka tube twihanganye gato, ntabwo biba byoroheye. Delphine namwe mwese murabizi, waragize amahirwe, natwe turababara bidushengura umutima, ariko noneho Delphine we ni iby'agahebuzo. Murabona n'iyi foto bari kumwe na Kizito, yaragize amahirwe yo kumumenya, bakaganira, bagasangira akabisi n'agahiye, bagaparitaja n'ayo mabanga y'agahinda n'iyo nzira y'umusaraba bakayifatanya. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bigoye kubaho. Ubwo yemeye kuri uyu munsi kuza kuba ari kumwe natwe ni iby'agaciro, kandi ntekereza ko ni ikintu gikomeye cyane arimo gukorera Mutagatifu Kizito Mihigo, kubera ko Mutagatifu Kizito Mihigo ntago agomba kuzazimangana, amateka ye azahora yibukwa igihe cyose. Reka rero mu gihe agishakisha uburyo bwo kugaruka, noneho turaza reka mbashyiriyemo akaririmbo